turasoma igitabo cy'itangiriro 15 itangiriro 15 umurongo wa mbere. We'll be reading Genesis. We'll be reading Genesis chapter 15. 15, first line. Uri nyuma yo kureba ko narabize neza twese tubasha gukurikira kandi dufite gahunda. Amen. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti, Aburamu witinya, ni jye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati, Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndincike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umudamasiko. Amen. Amen. Tugihagaze As we're standing, reka twigire data batamuriza let's ask our ayobora isengesho kuri ijambo tugiye kumva to lead the mu izina rya Yesu prayer Kristo. that we're going to. Amen. Uwiteka Mana ishobora byose, Uwiteka Mana nzima, turagushimika turaguhimbaje izina ryawe nagucyubahiro. Uwiteka ndagusabye kugira ngo ubwo iri jambo risomewe mu matwi yacu havemo Uwiteka ibidutera ubugingo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Waje arumyantege nke ijambo ryawe rimwongere imbaraga, waje arwaye ijambo ryawe rimukize, waje adashoboye Uwiteka rigushoboze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Fate umugaragu wawe akore igikoresho nawe wikorere. Uwiteka ndagusabye kugira ngo ubwo washatse Aroni kugira ngo asobanurire Amose, Uwiteka avuge ariko nawe umusobanurire uzira ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mwami Mana ishobora byose, sabye kugira ngo Uwiteka udureze kutegera amatwi ndetse niruce mu gutwi ngo riruke mu kundi, ahubwo rishingimishe imizi mu mitima yacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uri dufate, uri tuyobore, ndugusabirize kubikoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Kwicara. We shall sit down. Imana bahumugisha The Lord does that. kandi bahumugisha iri jambo mu mitima yacu. And He gives thanks to this word that we have read. Bibaye ngombwa ko uyu munsi twigira hamwe n'ubundi, And usually we don't do niyo mpamvu dusaba ko abana bato batuza That's why we hope that the children kugira may ngo stay calm, tubashe kwigira hamwe ijambo ry'Imana. that we may learn together the word of God. Imana ni Imana gahunda, Because God, He Imana has irashaka gahunda, the Lord kandi wants. Imana ishaka abana bitonda. The Lord wants Niyo mpamvu children dusabye ngo to be calm. twitonde And uyu so munsi, we shall behave today. kandi twitondere ijambo tugiye That we kumva, shall behave the word that we kandi have tugire today. gahunda, And that we may dutege have amatwi, order, and that we may kuko listen. twumvise ko kwizera And so we grant bizanwa that no believing kumva. comes with Rero wowe nurangara, So if you ntubashe gutega amatwi, and if you don't listen, ukurikire ijambo ry'Imana, follow the word, bazakubaza ngo twize iki, they will ask you what will ubiyoberwe, and you wouldn't know. umere nk'utari uhari You will act like kandi wari uhari. but you were Ni there. byiza ko dukurikira That's why it's good that we kugira ngo ijambo follow ry'Imana so that the word of rigira God akamaro, may have mu mitima meaning yacu. in our heart. rigira akamaro That's why we may have mu bugingo meaning bwacu. in our life. Impamvu benshi babivamo bakagwa ni ukubera That's iki? why a lot of people get out of Ni this uko batumva, because they didn't ni uko listen. batumvise, n'ibyo bumvise ntibabasha kubituramo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko reka mbabwire ukuri, Imana yacu igira neza, Imana yacu ishobora byose. The Lord is capable of. Turashimira Imana, We thank God. amashimwe ku mitima yacu ni menshi, Please kuko know Imana ijya dukorera ibintu bikomeye. the Lord does us. Abagiye mu ngendo, Imana yabarinze. Amen. Amen. Imana niyo ituma tubaho, The Lord is what kuko tubeshwaho n'Imana. Amen. Amen. Imana niyo ituma tubasha guhumeka umwuka duhumeka. The Lord is the one that Amen. breathes the air. Imana iduhereza imbaraga, The Lord is the one that gives us Imana niyo strength. idushoboza. The Lord is the one Imana yabanye na Aburahamu. The Lord Hano is the one Aburahamu yari ataritwa Aburahamu, is over here. biravuga ngo aritwa Aburahamu. Amen. Abraham. Ariko Imana iramwiyereka mu nzozi. Amen. Amen. Iramwiyereka mu nzozi, He has showed him all. iramubwira ati
told him, bimubwira ijambo rikomeye that riti he had some strong Go. word that says, witinya. Amen. Amen. Uwiteka abwira Aburahamu ati the witinya, Lord told Abraham, do not be ni afraid. njye ngabo igukingira. It is me, the Lord. Tugiye kuganira hamwe twese amagambo We're going meza, to read together the word, amagambo meza good words atubwira ati that tells us niwe ngabo it is him idukingira. who Amen. shelters us, Niwe ngabo idukingira. that shelters Inde who Yesu Kristo. Jesus Amen. Christ. Kuko twamwumvise Because we had heard tukamwizera si nko kubisubiramo. Niyo mpamvu nibabwira ngo niwe ngabo muramenya ngo ninde. Ni kuvuga niwe ngabo he is the one idukingira. who protects us. Ubwo yakingiye Aburahamu akavuga ati Aburahamu He said, Abraham, witinya. don't be afraid. Reka mubwira ati Sara And he told Sarah, witinya. don't be afraid. Erike Eric, witinya. don't be afraid. Yakobo witinya. Don't be afraid. Gadi Gad, witinya. don't be afraid. Dusabe Dusabe, witinya. don't be afraid. Joyi Joy, witinya. don't be afraid. Kubera iki? Because Dufite Imana idukingira. Amen. Dufite ingabo idukingira. Uwo Yesu Kristo niwe ngabo idukingira. Iyo abonye uri mu bibazo aba ahari. Iyo abonye uri gutinya ufite ubwoba aravuga ati witinya kuko ni njyewe ngabo igukingira. Amen. Noneho yabareba akabona ukuntu mwigunze, akabona ukuntu wihebye, akabona ukuntu wiganyira. Muri Luka 14 akavuga ati ntukiganyire. Amen. Kuko mwebwe muruta inyoni cyane. Nimba mbasha kugaburira inyoni nkagaburira ibikona bidahinga bidahunika ntabwo bibika ntabwo bigira ibigega ariko Uwiteka arabigaburira. Amen. Aravuga ati uwo wita ku nyoni ntimwiganyire kuko mwebwe muruta inyoni cyane. Amen. Niyo mpamvu rero Uwiteka tugomba kumwizera kandi umwizeye agomba kumwiringira kuko umwiringiye umwizeye adakorwa n'isoni. Amen. Twarumvise ati imyambaro wambara ntabwo yagukiza, ibyo kurya urya ntabwo byagukiza. Igifite umumaro ni ugushaka Yesu bigishoboka. Amen. Amagambo simwayumvise. None uyu munsi rero tugana amagambo atubwira ati niwe ngabo idukingira. Iyo wafashe urugendo ukagenda ukabona ugarutse amahoro, burya niwe ngabo iba yakurinze, niwe ngabo iba yagukingiye. Reka tubona intore cyangwa abantu barwanaga babaga bafashe ikintu imbere bagenda bakinga, baba bari kurwana akagikinga kugira ngo batagira ute batamukubita umwami gatuza, barwana agakinga. Rero twebwe ntabwo dufite izo ngabo nk'iz'abisi, ahubwo dufite ingabo ariwe Yesu Kristo. Iyo ngabo nidukingira, aho bikomeye iyo ngabo iba ihari, nawe aho bikomeye hashyira iyo ngabo. Amen. Iyo ngabo nta yindi ni Yesu Kristo. Amen. Ese mwizeye ibyo? Niyo mpamvu iyo Mana yatumye uvuka yaba yaragukingiye, uri mu nda ikubera umurinzi. Reka mubabwire hano muri iyi si ibiduhiga ni byinshi, ibitubuza amahoro ni byinshi. Wibaza ngo kuba uriho hari icyo wakoze, kuba uriho hari icyo watanze. Reka mubwire ngo ni ukubera Imana. Amen. Iyo Mana niyo ngabo idukingira, umwizeye ntabwo n'isoni. Ntugire kugira ngo ubyizere ngo ni uko bisaba imbaraga nyinshi cyane. Hari benshi babyifuza, bafite n'amafaranga menshi, bafite n'imbaraga nyinshi, ariko byarabananiye. Twe tubishobozwa n'iki? Nawe uvuga nka Aburahamu uvuga ati burya bishobozwa byose na Kristo. Uvuge nk'abatubanjirije kuko bose biringiye Uwiteka, bibahwaniza no kwizera, hanyuma Imana abakingira ibayobora mu ntambwe zabo. Imana yakingiye Daniel mu rugo rw'intare, nawe ikubera ingabo. Amen. Imana yarinze Sadraki, Meshaki na Abedenego. Sadraki, Meshaki na Abedenego bari mu muriro, Imana ikabatabara, Imana ikababera umurinzi, Imana ibabera ingabo. Iyo Mana yabanye nabo nawe ikurinde. Amen. Iyo Mana yabanye nabo nawe ibane nawe.
iyo mana yatumye batwanye bizera bakagaragaramo neza, nawe uyisabe iguhereze kwizera no kubigumamo. Amen. Imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tuvugana amagambo meza avuga ati niyo ngabo idukingira, niwe ngabo idukingira. Uwiteka Imana iyo ari kumwe nawe, iyo ari kumwe nawe mu rugendo, mu rugo, mu byo ukora byose, reka mubwire ngo Imana itagukingiye, Imana itakurinze, Imana itakubereye maso, n'ibiryo uri kurya byakwica. Urabyumva neza? N'ibiryo uri kurya byakuniga ugapfa. Hari ibyo biryoshye bati mama uyu munsi batetse special food. Amen. Uyu munsi batetse neza, ntabwo ubugari buryoshye, mbega ibyo kurya biryoshye, ariko Imana itagukingiye, Imana itakurinze, n'ibyo kurya byakuniga ugapfa. Uri kuva mu nzu uri gusohoka ushaka gusitara mu muryango neza bikarangira, ariko Imana iyo iri kumwe nawe, umwana muto ndamusaba kugira ngo ujye wizera Imana kandi usenge Imana ikubera ingabo igukingira. Amen. Imana itubera ingabo idukingira mu byago, mu makuba, uhamagara Uwiteka agukingire. Njyagira mu bintu bimwe na bimwe ndavuga ati burya mujye murasaba abasaza, nta muntu usaza ubusa, nta muntu usaza ubusa. Burya umusaza w'imvi arakura akagera igihe cyo kumera imvi, yarabonye byinshi, yaranyuze muri byinshi. Amen. Kugira ngo agere icyo gihe aho umusaza w'imvi, ntabwo burya aba ari we, haba hari Imana ikingira. Yaba ari ijambo ryamurinze, haba hari Imana yamubaye hafi. Erega niyo utizeye Imana, Bibiliya iravuga ngo abantu bose ni ab'Imana, ariko muri abo bantu b'Imana nshimira Imana ko yatugize abana bayo. Mu bantu b'Imana ikuramo abana bayo. Abantu bose Imana abarinda, Imana ikabakingira, Imana ikabaproteje. Ukajya ujya wumva umuntu yagiye kwiba ngo Mana we mufashe ntibamfate, agatabaza Imana kandi ari kwiba, ngo Mana mfashe ntibamfate, ngo Mana ndinde ntibambone. Imana ikemera ko Imana bajya bavuga ngo abantu bose ni abantu b'Imana, kandi burya ngo igusha imvura ikayigushiriza ababi n'abeza, ikemera ikakurinda. Ariko ndabya ngo mwebwe mwizere Imana, hanyuma musabe Imana, Imana ibakingire muri byose. Intambwe zanyu Imana ibarinde, ibitekerezo byanyu Imana ibarinde, ibyiza byose mwifuza muzabigeraho nimubisaba mubyigingiye, mukabwira Uwiteka kuko Uwiteka ashobora byose. Turi gusoza ariko kugira ngo dusoze mwumvisha amagambo neza ko dufite Imana ishobora byose. Niyo mpamvu mbahamagarira binginga ngo mwemere Imana ibakingire mu rugendo rwanyu, ibyo mukora byose musabe Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo umunyembaraga cyangwa se ngo abasore b'imigenda bazagenda bananirwe, abasore b'imbaraga bazacogora, ariko utegereje Uwiteka ntazananirwa kuko afite Imana imukingira. Amen. ukabona kuze disi buri gikorwa cyiza, wakuze uri mwiza, ufite igikara cyiza, ufite inzobe nziza, utega kuri bakavuga ariko wabyibushye di garibo ibyo byose ni ukubera Imana. Uko waba uri kose ujye ushimira Imana, uko wagenda kose ubishimira Imana, ariko usabe Imana igukingire ikubere byose. Hari indwara z'ibyorezo ziza, hari indwara z'ibyorezo ziza ugasanga zatwaye bamwe na bamwe, ukumva ngo hirya byarangiye, ukumva ngo hirya byarangiye. Ese reka ngubwize ukuri, Imana itagukingiye cya gihe uryama wajya kubyuka ugasanga hano wazanye ibintu by'umweru kugira ngo wazanye ibintu by'umweru utari mu rupfu. Burya uri mu rupfu Uwiteka akaza kagukomanga, kagusubizamo umwuka, kagukangura. Uwiteka ari umurinzi wawe. Amen. Igihe uba uryamye ari igihe wasama
turi mu nzu zirimo ibintu by'ibisimba byinshi, imbeba, inyenzi byose, ariko bwajya gucya ugasanga ubyutsa amahoro. Ese ugira ngo ubyuka amahoro hatabaye Imana? niyo mbabwira mujye murasenga cyane, kuko dufite Imana idukingira, dufite Imana iturinda, Imana dukingira ibyo byose, ikaturinda mu ngendo twakoze, ikaturinda mu bihe byose twanyuzemo. Ukaba ugeze kuri aya masaha uri umusore ushima Imana, uri umugabo ushima Imana. Reka dukomere Imana mu mashyi tuyishimira kugira. Amen. Iyo abagabo b'Imana baza batubwiriza amagambo y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana, baba bagira ngo dushyire hamwe tumenye icyo dushaka. Igihe batubwira ati dushaka Uwiteka bigishoboka, bakatubwira ati kuko Uwiteka ari urukundo, udakunda ntabwo azi Imana. Niyo mpamvu nanjye mbabwira ngo muri iyo byose mujye mwizera Imana, kuko Imana ariyo idukingira. Imana iduhana umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bajya tugana kuri amagambo Imana yakingiye abatwagirije, ikabana nabo mu ngendo zabo zari ziruhije. Abisirayeli batangiye urugendo mu ntambara ikomeye, intambara yo mu mubiri, intambara yo mu mwuka, yari intambara itaboroheye, ariko Imana yabanye nabo, Imana yabanye n'abatubanjirije, ikabana mu rugendo rwabo, ikabana nabo ikabakingira. Ndasaba iyo Mana nawe musaba kugira ngo wemere guhamagara iyo Mana itubere ingabo idukingira, kuko yabwiye Aburahamu ati Aburahamu witinya, ni njye ngabo igukingira. Ibwire Yakobo ati Yakobo we witinya, nubwo imbere yawe ari ibikomeye, nubwo imbere yawe ari ibiruhije, ariko witinya, ndi Imana yawe, nzagufata ukuboko. Nugera mu mazi ntabwo azagutembana, nugera mu muriro ntabwo uzagutwika. Kubera iki? Kuko Uwiteka ari ingabo idukingira. Imana y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tunyinge rero muri data utamuriza adufashe ko gusoza amateraniro, ariyo kano kanya twagafata tubabwira ko Uwiteka ari we ngabo idukingira. Imana y'umugisha muhamagara Imana, Imana yo mu buzima bwanyu ibayobore mu rugendo rwanyu, mu mibereho yanyu. Imana yabere ingabo ibakingira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.